twongeye kubasuhuza abakunzi namwe inshuti zacu kuri Noble Solutions. Imana ibaha umugisha, ibyiza kugubwa neza iteka nibyo duhora tubifuriza. Gusa ntabwo tujya twibagirwa mwebwe muba mutishimye muri mu bihe bibi, ibihe bibagoye, ibihe bibabaje, ibihe bituma murira, ibihe bituma mwiganyira, tubabwira ngo ni ikibazo cy'iminsi, igihe kimwe bizarangira namwe munezerwe. Uyu ni Noble rero wongeye kugaruka ukiri kumwe namwe uko bisanzwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abanzi b'iterambere cyangwa b'intsinzi yawe. Uyu munsi nicyo kintu tugiye kuganiraho. Ikaze, tukwifurije ikaze rwose muri kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Rero bantu mutarakora subscribe rwose naho hasi ntago bigoye, ni ugukora subscribe. Bushize nubwo nabibukije ko subscribe nta mafaranga itwara, nta n'umwanya itwara, no guklikingaho gusa kuri ako kajambo kanditseho subscribe bikaba birarangiye. Ubundi ukajya ubana natwe, ikiganiro cyose dushyizeho ukajya ukibona byoroshye bitakugoye. Karibu rero mu kiganiro cyacu nahamukanya. Murakoze cyane. Ubundi iyo tuvuze intsinzi cyangwa kugera ku iterambere, ubundi muri make tuba dushatse kuvuga iki? Ubundi tuba dushatse kuvuga ngo ni ukugera ku ntego cyangwa ikintu twifuzaga, cyane cyane iyo twagiharaniye cyangwa se nyuma yo kugiharanira, ariko tugakoresha uburyo bukwiye. Ubundi intsinzi bivuze umuntu cyangwa se igikorwa cyangwa se ikintu cyageze ku ntego cyashakaga kugeraho neza, bikaba bigaragazwa n'ibyiza cyangwa se na bya bintu cyagezeho. Kandi birumvikana ko haba harimo kugira ubuzima bwuzuye kandi bwishimye. Urumva umuntu wageze ku ntego cyangwa se ku ntsinzi ye, aba habayeho kuba yafite ubuzima bwuzuye kandi bwishimye. Reka turebe ibintu dushobora gupimiraho ko umuntu ashobora kuba yageze ku ntsinzi cyangwa se ku ntego ze. Umuntu ashobora kubipima yifashishije ibibazo bitanu tugiye kureba. Icya mbere, agomba kwibaza ngo ni izihe ndangagaciro n'ibikenewe mu buzima bwanjye. Icyo ni ikibazo cya mbere ugomba kwibaza mu gihe uri gupima cyangwa se uri kwisuzuma ngo urebe ko wageze ku ntego zawe cyangwa se ku ntsinzi z'ibyo wifuzaga kugeraho. Ikintu cya kabiri uri kwipima ureba ko wageze ku ntego ni iki? Ni ukwibaza ngo ni iki nifuzaga kugeraho ku giti cyanjye cyangwa se mu mwuga wanjye. Ikibazo cya gatatu ugomba kwibaza ngo ni gute nifuza kugira ingaruka nziza ku isi. Ikibazo cya kane ugomba kwibaza mu gihe uri kwipima ko wageze ku ntego zawe, ni ukwibaza ngo ni ubuhe buryo bw'ubuzima nifuza kubamo. Ikibazo cya gatanu rero ugomba kwibaza ngo ni ubuhe bwoko bw'imibanire nifuza kujyana n'umuryango wanjye, inshuti zanjye, abaturage, abo dukorana, mbese abantu muri rusange. Mbese ni iyihe mibanire nifuza hagati yanjye nabo. Ibyo ni ibibazo rero ugomba kwibaza mbere y'uko utangira kwisuzuma ngo urebe ko wageze ku ntego cyangwa se ku ntsinzi z'ibyo washakaga kugeraho. Gusa kuko tugiye kuganira ku bintu by'imbogamizi bituma tutabasha kugera ku ntsinzi cyangwa se ku ntego zacu, ubundi inkomyi ikomeye cyangwa se ikintu gikomeye kibuza abantu kugera ku ntsinzi zabo cyangwa se ku ntego zabo biyemeje, ni ikintu cyitwa imitekerereze. Ari nacyo turi bwibandeho cyane kuri uyu munsi. Imitekerezo yawe niyo ishobora kukubuza kugera ku ntego zawe. Buriya ugenzuye imitekerereze y'abantu bagera ku ntsinzi n'iy'abantu bagorwa no kuzigeraho cyangwa se bagorwa no kugera ku ntego zabo, usanga kenshi imyizerere aba ari imwe ku batabigeraho ndetse n'ababigeraho bose, ugasanga bafite ukuntu bagenda babihurizaho. Yaba abihuza abagera ku ntsinzi bitagoranye cyangwa se ku ntego zabo bafite imyumvire ibijya gusa, n'abatabigeraho bakagira imyumvire ijya gusa. Reka turebe rero iyo myumvire. Uyu munsi twahisemo ko turi burebe imyumvire itatu yonyine abantu bashobora kugira ikabatera kutagera ku ntsinzi cyangwa se ari byo twise abanzi b'intsinzi cyangwa se b'intego zawe. Ikintu cya mbere ni ukumva ko aho uri byatunganye cyangwa se ari byo mu ndimi z'amahanga dushobora kwita ngo ni comfort zone. Aha uba uri mu gihe wumva ko ibyo ukora ugomba gukomeza kubikora muri ubwo buryo, ukaba utiyumvamo kugira ibyo uhindura
mbese ukumva ko aho uri ari aho wamaze kuba successful, ntacyo guhindura, ntacyo kongeraho. Ibyo uri gukora, uburyo uri kubikoramo nubwo nta kintu ugomba kongeraho. Kandi buriya abantu 80% bahorana impamvu z'uko badakwiriye kugira icyo bahindura. Hari abantu usanga cyangwa se hari ahantu usanga hamwe na hamwe bafite system, bafite ukuntu ibintu byubatswe, bakumva ko nta kintu na kimwe kizahinduka uko byakozwe ari uko nguko. 80% by'aba bantu babatekereza gutya. Akenshi nibatekereza ku ngaruka nziza zishobora kuba mu kuba hari icyahindutse, bumva ko nyine system cyangwa se uko gahunda zari zipanzwe kera cyangwa se mbere ariko zigomba gukomeza zikamera. Rero kumva ko uri ahantu mbese unyuzwe n'ibihari ntacyo ugomba guhinduraho, ni ikibazo gishobora gutuma utagera ku ntego zawe cyangwa se utagera ku ntsinzi. Reka turebemo utuntu tubiri kuri iyi ngingo ya mbere yo kuba umuntu yumva ko ari muri comfort zone. Icya mbere, hari akantu nifuza ko tugarukaho kitwa kutishimira ibyo umuntu afite. Buriya umuntu adafite ibimunejeje, ibyo yagezeho, wavuga ati byibura hari ikintu runaka nagezeho, akibazeho avuga ati ese hari ikintu nabashije kugeraho, nta nubwo yabona imbaraga zo gutekereza ku bindi azageraho. Niba udafite ishimwe ry'ibyo ufite, ntuzashobora kugira imitekerereze izana intsinzi cyangwa se itekereza ku bindi ugomba gukora. Kubura ishimwe cyangwa se kuba udafite ikikunezeza mu byo wagezeho ni isoko y'ibitekerezo bibi, ari naho ryo rishobora gutera abantu depression cyangwa se kumva ko nta kintu arageraho, agahangayika, agapanika. Ariko umuntu aba akwiriye kugira ibintu runaka avuga ati nageze kuri ibi, akanezezwa nabyo, ariko anatekereza ngo ni ikintu nshobora kongeraho. Ikintu cya kabiri ni ukutagira intego, kutamenya ngo ndashaka iki. Niba nta ntego ufite ku miterere y'ahazaza, kandi birumvikana ko inzira uyiharurira aho ugana nyine iyo uhazi. Umva ntabwo waba ujya ku nzu ko uharura inzira ijya ahatandukanye naho ugiye, urumva uharura inzira y'intego ukeneye. Hari umwe ugeze kuvuga ngo igicu cy'imvura izakunyagira ugitegura kuri uwo munsi urimo. Ubwo ushatse kuvuga ngo niba ukeneye klima runaka mu minsi iri imbere, ugomba kuyitegura muri icyo gihe urimo. Gita uzugamamo izuba ugitera muri present, hanyuma muri future cyangwa se mu hazaza kikazabona kugufasha. Ni byiza ko rero ugira intego z'ibyo ushaka kugeraho kugira ngo ubashe kumenya n'imbaraga gukoresha kugira ngo uzabigereho. Iki nacyo dushobora kuzakivugaho kwacyo, tureba uburyo ki umuntu aharanira kugera ku ntego ze. Ariko uyu munsi icyo twagambiriye kirumvikana ko intego nazo tugomba kuzigira nk'ikintu cyihariye ukwacyo. Ikintu cya kabiri tugiye kurebera hamwe rero ni ikintu cyo kumva ko ntacyo wabikoraho. Ni icyasha cyangwa se kwiburira icyizere, ni icyasha umuntu ashobora kugira cyamufasha kutagera ku ntego ze. Iyi ni imitekerereze ushobora gutera umuntu kumva ko nta bushobozi afite bwo kugihindura ibintu cyangwa guhagarika ibintu runaka. Kandi igitangaje niyo ubushobozi bwabyo, kuko ibyo bipfira mu mitekerereze, niyo ubushobozi bwabyo bihari, iyi mitekerereze imutera kwigabanyiriza icyizere, akiyumvamo ko ubushobozi ntabwo afite. Iyo ufite iyi myumvire yo kumva ko ntabyo wahindura, ntabyo wakosora, ibintu uko bimeze n'uko biri bugende nta kindi kiri buhindukeho, byanze bikunze bizagufasha kutagera ku ntego zawe, bizagufasha kutaba successful. Iyo ufite iyi mitekerereze nicyo ngicyo bikunganira. Hano reka tugerageze tuvugemo utuntu tubiri twonyine. Ahangaha hazamo ikintu cyo kumva mbese icyo ushaka kugeraho cyangwa se icyo wakagezeho ubundi se kirareba nde. Ahangaha wenda turaza no gukomeza abantu baba baragize ibyago byo kubura imiryango yabo, kubura abavandimwe, kubura abakomokaho, ugasanga rimwe na rimwe ndasigaye ari nyakamwe. Abantu nk'aba ngaba rimwe na rimwe hari igihe bajya bahura n'iki kibazo cy'imitekerereze imeze itya. Yatekereza kwiteza imbere, yatekereza kugira aho agera cyangwa se ari nawe muganirije, umutwe wakumva
ese n'ubundi ko ni jyenyine, ibi ngibi se nimbigeraho nzabisangira nande, ese ubundi ninde bizagira umumaro, akumva mbese ubuzima bwe buri kugarukira kuri we. Ariko ibi ngibi ntibikwiye, ugomba kwishyiramo no kumva ko byanze bikunze iterambere ryawe byaba na ngombwa ugakora lisiti y'abantu bizagira umumaro. Mbese hari abantu nushaka kuvuga ngo hari abantu nshinzwe, hari abantu ngomba gukorera kugira ngo iterambere ryanjye rizabagereho. Niba udafite umuryango ushobora kuristinga ukavuga ngo karitsiye yanjye kubera iki itagubwa neza kubera ko ngiye nateye imbere ku bintu runaka. Aka ni akantu ka mbere tugiye kuvugaho cyangwa se tuvuzeho. Akandi ka kabiri ni ugusanga umuntu yarigize umuntu wababajwe. Uzumva rimwe na rimwe umuntu yicara hari akavuga ati twebwe twahuye n'ibintu bikomeye, twahuye n'ibintu bibabaje, twahuye n'ibintu bihangayikishije. Rimwe na rimwe ari naho uzasanga umuntu yarafashe urubanza rwose akagira abantu arwegekaho. Yewe impamvu ntateye imbere isi, amategeko y'Amerika, amategeko y'idolari byagenze uko, niyo mpamvu ntageze ku ntego zanjye. Ibi si byo ku muntu ushaka kugera ku ntego ze, ibi ngibi ntabwo bikwiye. Ntabwo ukwiriye kwishyiramo ko hari ibintu runaka byakudindije kugera ku byo wagomba kugeraho. Ni ukuvuga ngo iyo wigize wababajwe, ubundi mbere na mbere ni handi usanga umuntu yiyumvishamo ko isi yamubabaje, mbese ibintu bitagenda neza biterwa n'ingorane wagize uhura nazo kandi ntacyo wabihinduraho. Iyi ni imwe mu myitwarire y'umuntu ufite intege nke. Ubundi intsinzi cyangwa se kugera ku ntego mu buzima izagera cyangwa se bikunda ku bantu babyemera barangiza bakanabiharanira. Utabiharaniye intego zawe ntabwo bishoboka ko wazigeraho. Iteka ryose ugomba guhaguruka ukarwana. Mbere na mbere ubundi wagakwiriye kwandika urutonde rw'ibibazo ufite. Wenda ntekereza ko mu biganiro biri imbere tuzabereka uburyo ki umuntu ashobora gutegura ibyo byose byo turi kugenda tuvugamo hano. Kandi ku rutonde rw'ibibazo ufite, hanyuma wamara kwandika urutonde rw'ibibazo ufite ukahita noneho uvuga uti reka nkore urutonde rw'ibyo nshobora kugira ngo nkore. Ni ukuvuga ngo ugakora urutonde rw'ibyo ushobora gukora kugira ngo ubone ibyo ushaka. Ni ukuvuga ngo hari ibibazo ufite, urwo ni urutonde rwa mbere, hanyuma nzakora iki cyangwa ndasabwa gukora iki kugira ngo ngere kuri ibyo ngibyo nshaka gukemura. Hanyuma wenda warangiza ukanandika urutonde rw'amasoko cyangwa se ni hehe nzakura ibyo nkeneye kugira ngo ngere ku byo nshaka. Hari ibyo ushaka kugeraho, hari ibyo uzakora kugira ngo bigereho, hari n'ibyo uzakenera kugira ngo bigereho. Utu tuntu dutatu natwo watumenye, ushobora kuvuga uti noneho ibintu byanjye ngiye kubipanga gutya. Kandi iyo wemeye wanishyizemo ko kugira ngo ugere ku ntego zawe ugomba guhaguruka birwanira ubigeraho. Ikintu cya gatatu rero uyu munsi nifuje ko tureberaho hamwe. Urumva ko hano hagiye harimo ibintu tuzagenda tugarukaho nk'ibi ngibi byo gupanga izi plan, byose gupanga izi gahunda tuzagenda tubikora, tunakora n'umwitozo kuri byo. Ikintu cya gatatu rero gishobora kudindiza abantu kigatuma batagera ku ntego zabo ni ikintu cyitwa gushaka inzira za bugufi, aribyo bita guca ngo za panya cyangwa se kwishakira inzira zoroheje. Iki ngiki nacyo ni ikintu cyo kidindiza abantu kigatuma batagera ku ntego zabo. Ibi byo gushaka inzira zoroheje ni imyumvire itera umuntu guhora ashaka inzira za bugufi zo kugera ku bisubizo, kandi mu kuri nta cy'agaciro wageraho bikoroheye. Nta kintu na kimwe cyiza wageraho utabizi icyuya. Byanze bikunze kugira ngo ugire icyo ugeraho ugomba guhaguruka ukabirwanira, ugomba guhaguruka ukabiharanira, bikagutwara imbaraga, bikagutwara isuku, ariko ukabigeraho. Ni uko kuri mu isi. Naho ibyo abantu rimwe na rimwe bishyiramo n'abandi bababeshya ni ukubabwira ngo bizaborohera, uzaryama urote amafaranga ubyuke wayabonye, uzaca mu mujyi umbonera no kubwira n'abasore n'abakobwa muri rusange, ugasanga ya umusore cyangwa se umukobwa yicaye hariya arumva ko atagomba gukora, ngo hari umuntu runaka uzamukorera, hanyuma we bakabana akajya gutungwa n'ibyo kanaka yakoze. Iyi ni imyumvire iciriritse tutitaye kuba biri burakaze. Iyi ni imyumvire iciriritse. Wa mukobwa we ni byiza ko ukwiriye gukura amaboko mu mufuka ugakora. Nawe wa musore we cyane cyane no ku basore ni ingenzi cyane, niba uzi ko uri umusore ukaba warigeze gutekereza ko iterambere ryawe rishingiye ku mugore uzashaka ari we uzazana ugatungwa n'ibyo ngibyo. Wa musore we, icyiciro cyawe nanze kubivuga mu mazina ariko ni kibi cyane. Ntabwo
ukwiriye gutekereza ko icyo uzageraho, niba ari goals zawe cyangwa se hari ikintu wiyemeje wifuza kuzagira icyo ari cyo cyose, waba warasengeye cyangwa warasabye, uzakigeraho mu buryo bworoshye. Oya, ntukwiriye kugira iyo mitekerereze, ahubwo ukwiriye gutekereza bitandukanye n'ibyo. Hanyuma aha ngaha ndaza kuvugamo ikintu kimwe cyonyine, ko natekereje ko turi buvuge ibintu bikeya, ibintu tukazagenda dusobanura aho biri ngombwa kimwe kimwe. Twibuke ku mwanya wa comments dufite n'inyunganizi n'ibibazo dushobora kwibaza, cyangwa se icyo mwifuza ko tuzagana ikindi gihe mwakitubwira ntacyo bitwaye. Ndifuza ko hano hantu twita ku kantu kitwa discipline, tukavugamo utuntu dukeya. Buriya kugira ibyo wifuza ku munsi cyangwa se mu bihe bizaza, ugomba kwishyira mu myitwarire yawe cyangwa se muri discipline yawe. Ugomba kwishyiramo ko ugomba gukora, ugomba kwitanga mu gihe cya none, kandi ugatinda gukoresha ibyo wifuza. Intsinzi izagerwaho n'abemera kwihangana. Niba utekereza ngo ugomba kwihangana nyine kandi ugakora igihe kitari gito, no gushyira imbere ibintu by'imyitwarire nyine discipline z'ibyo bintu, ntabwo bizakunda. Ni byiza ko ugomba kubyishyiramo, kandi niba utangiye ubu ukumva ko nyine bishobora gutinda ariko ukazabigeraho, icy'ingenzi ni uko ukomeza gukora. Ikiganiro mwibuke ko gifitanye isano n'icyo twakoze mu minsi ishize, nanone tuvuga ko ari igihe usanga umuntu aba afite ibintu runaka ashaka kumenya cyangwa se kugeraho, akajya gukora reference cyangwa se kwipima ku muntu umaze imyaka 10, we ari bwatangiye. Nubwo bikunda, we yamaze nawe ayo mezi cyangwa se iyo minsi umaze ari ku rwego rwo hasi, ariko imyaka amaze itumye hari ahagera. Ahubwo ukwiriye kwipima ukareba ngo ngewe aho narinde ejo niho uyu munsi ndi. Nibyo twavuze ubushize. Rero nawe ishyiremo muri discipline yawe ko ugomba gukora cyane kugira ngo ubashe kugera ku byo ushaka. Kimwe mu nama twafata nk'uyu munsi, shaka urutonde rw'ibikorwa bya buri munsi kandi ubyitwaremo bihoraho. Niba ari isomo runaka ugomba kwiga, uvuga uti ngiye kwitoza ikintu runaka, uvuga uti nzagikora amezi, nzagikora iminsi, nzagikora imyaka, ariko nzageraho menyere. Uyu ni wo muhanda, ubwo nicyo ngicyo nari mvuze cyo gushyiraho ibintu ukabyitwaramo neza bihoraho. Uyu ni wo muhanda utanyeganyega ugana ku ntsinzi. Kwimakaza buri munsi ibikorwa byo gukora cyane kugira ngo intego zawe zigerweho. Niba kuko hari abajya bavuga ngo urugendo rw'intambwe 1000, niba ari 1000 niba ari 100, ngo rutangirwa n'intambwe imwe. Ntabwo muri discipline uzatangirira ku ntambwe ya 50. Intambwe mutangije ejo uzashyira ya 2, ejo bundi uzashyira ya 3. Si ngombwa kwita uzitangira ari 5. Gake gake uzagenda ubigeraho. Rero wari ukwiriye, niba wifuza kuba successful cyangwa se wifuza kugera ku ntego zawe, kumva ko intego zituma ugira ubushobozi bwo guhindura aho ukeneye. Mbese muri make ni ukubigira ibiriri icyuye. Niba ukeneye kuba ahantu runaka, ugomba kwishyiramo ko intego ufite zigomba gutuma ukora cyane ugahindura aho hantu ugomba kuba. Reka nkoresha urugero rworoshye. Ufite ahantu ushaka kuba inzu. Nanze kwirirwa uyu munsi nkoresha ingero z'ibintu byagiye bibaho ku bantu bagiye batandukanye. Ufite urugero rw'inzu ushaka kubamo ahantu runaka. Intego zawe ni izo ngizo. Ushaka kubamo aho hantu. Twabonye hejuru bya bintu 5 dukoresha twipima. Wowe urabanza urebe ngo iyo nzu iri hehe. Naha. Hanyuma uvuga uti none ngewe ndashaka kubamo iteye itya. Hanyuma w'intego zawe zitume uvuga ngo nshingiye ku kuntu imeze nuko nshaka kuyibamo, ndahindura ibi, ndakora ibi kugira ngo mbashe kubamo imeze nkuko nshaka. Ubwo muri make tugomba kwishyiramo no kwakira ko ari nacyo kintu gikomeye nifuza ko twese twibukiranye, ko ikintu cyose kugira ngo ukigereho ugomba kubirira icyuye. Ibyo tugomba kubyizera kandi tukabyakira. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzongera ubutaha. Imana ibaho umugisha kandi mukomeze guhirwa no kugubwa neza.